akusenka nundebera mwana nyine gute unyihakana nakwihakana cy'umugewe nagwemera basi suyu ngo uyu muntu nagana muzi ntabwo nzi ndamuzi ariko se ariko nimba kuba muzi bivuze ko ntago muzi isi ibintu wakoze ni ibicyo nyine yisura ntabwo yizi basi kuba nkuzi isi ibintu ibicyo wakoze noneho nese kuba twabikora hari ikibazo nese kunzana imbere ya kamera nibyo wumva wishimiye nese ngiye nuko mbyishimiye cyane ariko nanjye ntabwo mbyishimiye Eric nese kubona ino se utayizi gute mvaho muko nyine urabona ibintu ntabwo nari mbizi ngiye none se kumbo namugiye kugira imisere we mukorana ikiganiro nimwe mwabiteguye we Eric ese ntabwo twatangiye mandi ko turiganira neza nyine please mahoro cameraman ndi kubona rero ni we mwateguranye ikiganiro dore nebe nebyiri oyo nese risu mani ibintu mwakoze ntabwo wamuhaye umwanya nari nasinze sinamenya ngo ninde twakoranye sex gusa nza kumenya ko ari wenyine ndamuhamagara mbimubwiraho akampa nese ko wari wasinze nyine nari nasinze ariko narabimenye uyu ubwo ntago ari njye nimba wari wasinze ubaririza amakuru se ikibazo kuba twararyamye byonyine birahagije WhatsApp shoboye murundi original special no pirate nti nama mu gamu itagati katetse imana gadana ngo n'umuyaga menshi sometimes original nkuko nabyiyemeje ikenge ku muriro nagukuraho reka ndeke kubarambira ntangire mbasuhuza ndabakunda cyane ni murundi wanye channel yo ni yaende ni Kigali 250 kora subscribe like na comment kugira ngo komeze wanye natwe 5 kuri 5 nizere ko byanga byakunda hari ibyo mwabonye tumaze iminsi turi kubereka kuri Kigali 250 ya ibyo mubona nibyo twatone ibintu byaragoranye muri iyi se mwino miss wowe uri mu Burundi muri Amerika ndetse n'ahandi hose komeza ugubwe neza Imana ikomeze ikwiteho nawe utameze neza ejo chance ejo bundi uramera neza kwera ko nta waremewe amagorwa reka nangire mikaze umusore wacu ndakeka hari byinshi mwabonye hari ibintu mwabonye twaganiye nawe hari ahantu twajyanye nawe hari ibyo mwabonye kano kanya hari abantu bafite amatsiko tese none ubu ngubu habaye iki byagenze gute tumuheruka umukobwa araho bafitanye ibibazo bamufite amafaranga yinjiriye umukobwa bigenda gute ariko hari ikindi kintu twamusanzemo sinagita ikosa sinamwita iki ariko kano kandi akeka nimwe abana natwe muraza kumenya ibyo ari byo Eric urahawe ikaze kuri Kigali 250 murakoze cyane ya hari ibintu byabaye mu biganiro duheruka gukorana nawe n'umukobwa araho byatwa warirutse tu uradusiga urusigana kwa duhagaze waruhunze iki hari abakiye kibazo ni wa mugore twari dufitanye ibibazo bitari sawa cyane dupfa ibintu byinshi abantu bakurikiranye cya kiganiro barabibonye ibintu twapfuye rero ikintu naramuhunze kugira ngo amahoro uramuhunze kugira ngo agume mu byo yararimo nanjye nikomereze business zawe Eric uriya mukobwa umaze kumubona byanga byakona ko ari muri Georgia agiye guca inyuma kandi akomeza nabyemanga kukanabwira ngo dutahe ngo wapi nago na ubwawe nuhe mwanzo wiyumvamo ku buryo wumva ko byanga byakona ukomeza ukamwinginga nyuma yo kongera ukajya no mu rugo oya njye ibintu byo kwinginga ntabwo njya mbikora ntabwo mbikunda nimba yarafashe umwanzuro wo kundeka kanyamagara nanjye umwanzuro nafashe no kumureka nanjye nikomereza gahunda zawe impamvu nkwarije uko nguko nuko nzi ko nyuma yo kumusanga hariya mu marujano yarari twongeye kubona nanone n'ubundi ko mu misere ko umukobwa yaramamagana cye kuravyibuka ndaza asanga mu misere rero kabwa ngo amafaranga yanjye ngo narakoresheje nagize ibiki n'ibiki ibyo ngibyo se bikoze mutongeye kubana wapi ntabwo twongeye kubana kurya namusize muri lodge yongeye kugaruka buriya twakubitanye ariko cyagiye twahuye akanserereza tugashitingana bya danje nibwo nari nongeye kumubona ari amafaranga yavugaga se ngo yaguhaye ngo ibiki n'ibiki ngashaka kubimuha kugira ngo agende canke se wo mu rufunguzo ugende ngo handi yari yaraguhaye byanyabyo canke yarakoyesheraga yarayamaye byanyabyo yaraguhaye byanyabyo yarayamaye 500 se uvyumva gute iyo umukobwa yifasha gwa 500 kugira ukakoresha ibyawe atabizi bawumva uzamusobanurira ngo iki arega abakobwa iyo umukobwa yakunze umuhungu ntacyo atama bivuze ngo Eric umukobwa uvugana nawe ni uguha amafaranga yo nago ujyamo kwizi saha na n'ubu ngubu mfite n'abandi bayago ntago ari we wenyine azandangiye nanjye se bayaguha bigenze gute bayaguha kugira ngo bigende gute kubw'umutima mwiza mbereka oya reka nawe tukwite nka babandi uri umupfubuzi bayahabwa ntabwo ndi umupfubuzi ahubwo kubw'umutima mwiza mbereka n'urukundo nkabitaho icyo kintu kibereka ko bakanyizera nyine tu
barangiza bakayama. Eric, nyuma y'iriya saga yawe n'uwo mukobwa nyine mwabanye indwi zibiri hajya nyuma yaho cyangwa se mbere yaho hari undi muntu yaba hariya mwari mufitanye ikibazo hariya mbere yaho se nyuma yaho? nta wundi muntu tugirana ikibazo yaba mbere yaba nyuma wapi nawe. So ndibuka ko ugiye hari ikiganiro sinzi niba warakibonye kuri Kigali 250 ikiganiro nakoresheje nakoresheje umukobwa nsaba ko muza umukobwa mugenzi wiwe ndamuhamagara ndamuhuza nawe baraza mu kiganiro abakobwa bararwanye ibintambara cyane kandi ikibazo cyari gihari ngo yari umuhungu umukobwa ngo yari yashutse undi ngamujyana mu mabidi kumbe ngamushoye mu baniga biwe ngo bamuhaye ibiceri kugira ngo bamusambanye kandi ayo maniga ngo umukobwa aramusindishije ntiyamenye ngo najyamanye nande cyese sinajyamanye nande umukobwa ngo hashize indwi zibiri asanga aratwite ariko umukobwa uraho wundi yazanye ngo bamuhuje n'abo bantu nimero yamaye narayihamagaye sanga nimero sanzwe nyiza basi wabikaho ko twigeze kuvugana kuri telefone ndi mu kiganiro ndi mu kiganiro ndabyibuka cyane nawe ko ndi mu kiganiro none se kuko bavuga ngo mbere yaho cyose nyuma yaho nta kibazo wagiranye n'umuntu nakubajije ngo Eric ahantu muri gukorana amashow n'amabidi hari abana bameze gute wansuje ngo iki hari abakobwa babiri harimo umukobwa umwe burega ntabwo mba mbibuka neza ibyo bintu nanjye ndakeka warabinsuje kuri telefone urabinsobanurira mpita nkubwira ngo muri abo bakobwa uvuze umwe ari ahangaha kandi mufitanye ikibazo wahise ukupa ibyo byo ndabyemera kuko hari umukobwa dufitanye ikibazo pe niyo mpamvu nahise ngukupa. kubera iki se wahise ukupa? kuko numvaga basa nkaho ari bo muri kumwe mu kiganiro niyo mpamvu nahise ngukupa. Ni byiza ko umukobwa ushobora kuba mwakorana ikosa ukamukwepa cyangwa niba mwakicara mukiyunga bakaganira byaterwa n'iryaryo eri nyuma yo gukupa uriya mukobwa kiyo no musinzo mpamwe nagwamwe bwateshaka ko twicara imbere Kigali tufite tukaganirwa kuri byinshi ku bya wa mukobwa wa mbere mwabanaga bikaba ibibazo tukagana no kuri ibi ngibi by'umushyashya ko ndikubona ibyo biteje ikibazo cyane kuriya ntanda wamuteye nta biki wewe afite kujya kwihigira nawe kwihigira ariko ngubu nakoresha ikiganiro cyo bundi afite ikibazo iwabo bakora mwirukana kandi wamutinda mwamubesheje amayoga ngo muri bidi sibyo wowe rero naguhamagaye kugira ngo tuganire nge nawe wanyemera ko ndamuhamagara akaza mu kiganiro nawe tukabaganiriza mukiyunga wenda mukagira uburyo mubiganiraho akareka kugenda gusebya ku matagazamakuru cyangwa se nawe ukareka gutuma iwabo bamufata nabi ko ndi kwihuta subura kano kandi se wihuta uko ndi kwihuta bazaretse tukayipangira ikindi gihe oya wabitekerezaho wenda ntabwo ari hano hafi hakuna amaga kuri telefone nabwo atifata kamoto sanjye hanga ko byanga byakudi yarambwiye ngo igihe uzamfasha ukamufite mu kiganiro uzambwire fata kamoto jewe nze basi tubiganireho basi agire n'ikintu kimwe anyemerera azajya mfasha mu buzima ndetse kubaho nzi ko ndi nk'umuntu wenda waba watewe nda n'imbwa cese n'iki none se amasaha ndabona ari maguru kubera ko hari gahunda mfite nka saa saba basize byakunda iminota itarenze 20 ntacyo wenda nimba oya nawe rega ntabwo nese wakureke moto Kigali hano igenda iminota itenze 20 minota 20 nawe bahageze namuhamagaye ko wewe yambwiye ngo igihe cyose je wundi tare guhita ndakugeraho je ukamuzana ntari ako mucunguza uburyo umwete buryo minota gusa nizere ko byanga byakunda wenda ubuze ko mu mwanya gusobanura ibibazo afise ukagira basi ikintu umufasha we yaciye tuba abantu waranyemeye kuri telefone ko umukobwa umuzi mwanajyamanye iyo minsi 3 yose muri ayo masho ariko umaze kumuva kuri fone ko turi kumwe urakupa urirakaza erega buriya abakobwa kubizerana none ni danje umukobwa arava akaryamana n'undi kugira ngo mbyizere ko iyo ndari yanjye rero ni nka 20 kwijana none se nakubwira ngo jewe kuva ndi kumwe nawe haheze nda example haheze ukwezi kandi nagiye kwa mwansanga no ukwezi bihuriyamo cyo uzamujajinga ngo numwajyamanye n'akajyamanye canke uzabigenza gute icyo gihe birumvikana ariko nanjye nshobora kwitonja tukijyanira kwa muganga burangiye ntabwo mfa kwemera ikintu ashobora kuyibara kanera imibare kandi wenda zina nyirayo Eric je rero ntabwo nyandambirana cyane buriya nabiguhishe mbere ugwamagana uze mu kiganiro ko giye ibintu byo byambabaje uburyo hise ngupa kuri telefone kandi wamaze kwemera ko umuntu umuzi je nagutumye mu kiganiro umukobwa ari hano hafi urabyakira gute ubu ngubu saso wasanga no kunyuma ubu ngubu so ntabwo ari kumva ari kare hano
noneho reka ze ubundi muganira areke gukomeza ariko aragusakuriza cyose ajya kuvuga mu bantu niba uri umuntu w'umugabo ko kuri intwari ntabwo wakemera ko umuntu akomeza gutanga kandi uzi ko iki kintu wagikoze ko warabinyemereye ntabwo ufite guhakana aya mwana ntabwo bikunda kamerama igihe cyageze reka nigireho nzi kusora my bro iminota 20 oya iminota 20 se niyashize oya nese ko warombwe ndamuhamagare ngo iminota 20 ngaba hageze hari kintu ntabwo mbishaka mwana kora kumvise ka hari se ntabwo mbishaka sister mubwire we reke ikabanza ze gese mwana namuzanye mbere kugira ngo wuze yari yaje okay basi niba wemera ko byanga byakunda so wanyemereye se kumuzi ndamuzi ariko ntabwo ari waneguje rekaze basi mugire amagambo mu mwanya kubwira amagambo natatu sigiye kwiruka mane nka cyane waretse nkigendera shaka hano abatangira gufata ibintu nk'ibyo ntabwo mbikunda oya yicara gatoya umukobwa ze muganire umusobanurire basi impamvu wamuburutse se biki n'ibiki basi baye ngo namwihakana nibuze kutamwemera kugira ngo wiruke imanuka bikigwara umuntu n'umugabo ariko uya ntago ari ubugwari mane deri sana twatangiye ikiganiro neza mane twishimye nkabona kamera mubwire impamvu y'umukobwa ze ndabona ari kariruka ese uwo mukobwa mane nimba mwateguye ibintu sibyo ntago mwari mwaneguye ntago twabiteguye mane ahubwo birayiborega mane wakoze none se murabana ko ari hano ntago kari nyuma y'igipanga ari wanjye mane ibintu ntago mbikunda siriya reka nigerere mane oya ntago wagenda mane ntago wagenda twana kandi urabizi turi inshuti tutapfubusa nese ubundi twashwana kuri iyo mpamvu jewe oya jewe uriya mukobwa yaranyitabaje arambwira ati jewe babarira kabisa uzumunzanire kuko waranze kumufata mane ntago nshaka ibintu bijya hanze hari ibintu mba ese bitagiye hanze ni wowe ikiganiro cyabo se bakora gushira hanze ese narakibonye ariko se ntago nshaka ko noneho kijya hanze ndimo kubera iki oya ntago ni ubwambere bugiye hanze ibyagaragaye byo bya mbere n'umugore wawe ntago byagiye hanze umukobwa ari mu bikikamira maka atari kwinjira icyo reka arigendera oya mane reka nigendere noneho reka agiye ngusezera ikintu kimwe umukobwa agenda amwice kandi namubwira ati we byanga byakunda Eric ijambo ryo kukubwira wemera iryo ntago ari kukubangamira ese ariko mwana murure ibintu ugiye kunkoresha sita injira harakinguye Eric igihe yaransabye ngo byanga byakunda mbabarira Eric uzumuzane kuko waramuprotse ahantu hose nacyagira ibihu buryo hese uko wumvise kuri telefone ijwi ari igihe nayo niyo mpamvu nabishakanye nese kuki nkoresha ibintu nashaka none se ubwo urumva n'uyu ngo akose nundebera mwana nyine gute unyihakana nakwihakana se ngewe nagwemera basi uyu ngo uyu muntu nagana muzi ntabwo uzi ndamuzi ariko se ariko nimba kuba muzi bivuze ko ntago muzi isi ibintu wakoze ni ibicyo nyine yisura ntabwo yizi basi kuba nkuzi isi ibintu ibicyo wakoze noneho nese kuba twabikora hari ikibazo nese kunzana imbere ya kamera nibyo wumva wishimiye nese ngiye nuko mbyishimiye cyane reka nanjye ntabwo mbyishimiye kubera iki se nese we ntubyumva shandeka njye shandeka Eric nese ni gute umuntu w'umugabo wihakana umuntu ubona uzi wabo amarangamutima Eric nese kubona nese utayizi gute mva umukobwa nyine urabona ibintu ntabwo nari mbizi ngewe none se ko mbona mugiye kugira imisere we mukorana ikiganiro nimwe mwabiteguye we Eric ese ntabwo twatangiye mandi ko turiganira neza nyine please mahoro cameraman ndi kubona rero we mwateguranye ikiganiro dore nebe nebyiri oya nese risu mani ibintu mwakoze na wamuhaye umwanya ukamwumviriza basi nta mwanya kuri nta mwanya mfite nakubwiye ko ngiye cyangwa abantu b'abagabo mani mu mwanya wumva ibintu ariko akubwira ese ubu ngubu ko baramwirukana ubona ko nese ibyikora ko ari byo byiza oya ndeka ese wamuhaye umwanya mukavugana oya nta mwanya nge namwe cameraman ibi bintu byose ubifate we Eric umva se Eric mani wakicaye hangaha tukaganira mani oya mani nge numva nshaka kwigendera ese wamuhaye umwanya basi ntago mwaneguje ngo nge nshaka umwanya cameraman ko nese sister umva se uza sister urashaka bigende gute nge ndashaka ko tuganira kumva ikibazo cyawe we Eric nese kumwumviriza umuntu ari ibintu birenze nese ubundi turaganira iki kuki utamamagaye se kandi waramuprose nese uragira mbikore nandika message ukazibona ntonse nahinduye telefone niyo mpamvu none se ubwo Eric urashaka nese amaherezo naya okay basi nyubaha wicara hangaha none se murashaka kuganiriza iki ubundi icanye numva igitekerezo cyewe wakicaye se tukabivugana ukabyumva ica numva igitekerezo cyewe ntacyo siri kuki ukeneye ko abantu buri munsi bahora bakunda kurirukanka gukura serere sister icara hangaha none ujye nta kibazo nihagararira reka nitiza agatebe akangaka we Eric ubone se uyu mukobwa uri kubona ari ubuzimu muri izo show zanyu ndamuzi mani uramuzi gute se ukura umuntu ukiruka si kuba ndi kumubona nkiruka ntabwo nshaka kuganira nawe reka ntushaka kuganira nawe sister urashaka ni kihe kintu ushaka kumushikiriza Eric wenda
ikintu cya mbere nshaka kumushyikiriza naramukunze cyane arabizi kandi narabimubwiye nyuma guhura ubwa mbere muri iyo bidi bakujyanye wahise umukunda yego naranabimubwiye nyuma nyine twaranyoye amayoga turanywa byatari birangira turaye nyine ariko nyuma nari nasinze sinamenya ngo ninde twakoranye sexe gusa nza kumenya ko ari we nyuma ndamuhamagara mbimubwiraho akampa ese ko wari wasinze nyine nari nasinze ariko narabimenye uyu ubwo ntabwo ari njye nimba wari wasinze ubaririza amakuru se Erigo niba yari yasinze ntabwo ari wowe nimba wari wasinze ntabwo ari njye hari abahungu benshi muri rabidi ntabwo ari njyewe nongeye no kunesha umwanya wo kurekana nigendera ntabwo ndi kukubeshya njyewe kandi wari wasinze nese nyuma niba nta kibazo urugero nari nasinze sibyo kuki naguhamagaye nkabikubwira mu kubikubwira ntumu mwanya ngo tuganire wo kukampa niko nzi ko ibyo bintu ntabyo nakoze ni ukuri byarabaye ariko wajya ureka kumbeshya nese nyuma y'uko nguhamagaye ukambura habaye iki wabimbuke iki kubera iki habaye twararyama maze se twite ibyo bintu sinabikubwiye ukampa ubu uratwite ese Eric oya we Eric weke kwijijisha wari kuramuhunga nta jambo na rimwe gerekanye ibyo ngibyo yakubwiye ngiye kuba muhunga ntabwo nshaka kurebana nawe nyine ntukubera iki udashaka ko turebana ese reka nkibarize ubu warankunze njye ntabwo nagukunze none se muza guhura muri bidi nubwo mbere wari umubonye Eric ni ubwa mbere twari tubonanye ngabwe mubona muri bidi ariko mu wajyamanye nawe wishimye ntabwo naryamanye nawe mana sita kariko kwihakana se uragenda gute ntabwo se wabyibutse neza basi njye ntabyo urabona ndimo ndakubeshya nese nyine kuki naguhamagaraga ukankupa none se kuba narakupaga kuko nitaho umuntu nshatse sita ko numva Eric ataka ashaka kubyemera kandi jewe wambwiye ngo ndagufashe mbahoze ukuntu none se biragenda gute niye gahunda ufise wowe urakora iki nyine mfite umwanzuro uko bimubwira neza wenda nkumva akabyumva kuko naramuhamagaraga akampa wenda nkumva akabyumva noneho yabyumva tugapanga ukuntu yamfasha tugakemura ikibazo ngufasha iki ariko basi wacururuka none se usanzwe utwifashije ndabizi ndifashije none se nurashaka ko ngufashe nyine cururuka tuvugane neza ako ndacuruka mu bintu nari kumva ntabwo ibyo bintu uri kumbwira by'amadani biki ntabwo ndi none se we Eric wowe tuvugana kuri telefone ndi kumwe n'abakobwa ndi mu kiganiro nabo je nari ko waje ko ntabwo wari uzi ko ndi kumwe nabo warabyemeye ati umwana ndamuzi rwose umwana umeze uku nuku yari ahari muri bidi kabisa yarankoresha byatari siko wambwiye no mu kiganiro kiri hanze birimo amajambo arimo mu kiganiro kiri hanze yaragukoresha ngo ibiki n'ibiki kano kanya ukura mu yakana imbere y'abantu show wambwiye rero ntabwo nasobanukiye yariyo oya Eric wijijisha abantu nenzi ko ari show nyine ibyo byo kubyina muri bidi mukisanzurana rero show ntabwo nayenzi show yariyo ngutanga show ngo mu gitanda Eric yaraserebuye ngo wamuhaye show mu gitanda we yaraserebuye abikubwira se ko cyagiye twari turi kumuhamagara akabyemera ko kibona ko ari kubihakana Eric akwiye nakaravuga nuko je nawe sinzi twari turi kumwe mu kiganiro kirihanze ntago birimo amajambo Eric umukoko nuko wawumuzi ntabwo wari uzi ko turi kumwe uransobanura ati je kabisa show yarabaye abana mbatanga amayoga n'ibiki ebana umwana umwe muri bo ameze uko nuko nta musho turarana mu gitanda iminsi tatirahera ucyumva ijwi giwe akaraho hafi yanjye wese ukupa amajambo arahari nayo majwi yawe arahari ikiganiro cyagiye hanze ko iki kano kanya kuramwihakana uyu mukobwa impamvu ndi kubihakana pe uba twararyamye ko ntabwo namuteye tangiye kubyemera nubeshye sisi tangiye kwishima ko byemeye byo birahagije ko wishima se ndakubyemeye cyonyine kirahagije kuryamana se no gutera inda ko bitandukanye nta kibazo kuba twararyamye byonyine birahagije kuma bihagije nubwo Eric yakigendera ntagende kuko oya ntabwo ari ngombwa kugenda wabyemeye sasa icyo washaka so ndakubwira ko ndatwite kandi twararyamanye urabizi neza gusa ndatwite umunsi umwe nararyamanye navuze ko naguteye inda se cyane rwose nese bisaba iminsi myinshi umukobwa ugitwitaho iki gihe se nuwaheye akunze akigaye tufite umukobwa ugitwita iki gihe nuwaheye ntago wakibyara se ari icyo ngicyo mba mfite abana barenga 100 none se Eric umukobwa karakubeshera se ntabwo mwaryamanye kuba twararyamanye ariko ntabwo ibyo byinda mbese nese kuki ubihakana nyine kandi twararyamanye twarikingiye ntabwo ubyibuka we wari wasinze nde twarikingiye none se kano kanya usanze igihe karakubwira wenda niba n'indwi zibira kubwica se ari ukwezi ukaba ugasanga nicyo gihe mwaryamanye bihuriyemo n'umunsi n'itariki n'isaha warenza iki muri zo ufite inda y'igihe kingana gute ibyumweru bibiri ese buriya abantu bazi ibintu byumweru bibiri yatangiye kugaragara cyane rwose cyangwa niba uyumva
uba yaratanye ubu warayibonye. Ibyo bintu rero ntabwo ufise kwihakana ntabisobanura byose ugasanga birahuriramo kandi igihe warabinyemereye ahubwo ikibazo cy'amatsiko ibintu byawe guma bihura amane bazana gufunga we bro umukobwa ejo bundi mwariko murasira mwabanye indwi zibiri nawe stile mwahuriye mu bintu nk'ibyo by'amasho kandi iby'amasho muri Kigali bireze niho abakobwa ko baratwarira amada niho abahungu bariko baramarana niho banywera ibimogi niho bagiye biki mu bintu byo wanga amasho ng'amabidingi biki ikintu muri no minsi muri Kigali biraharawe kabisa ko rero bazana gufunga bro uriya mwabanye mwahuriye muri byo ngibyo n'ubu ni muri byo ngibyo ese yari bidi imwe no yararimo yari bidi imwe ariko se guki ni guturi yadatwita akabaro utwite nese wumva ko ibintu byose byahurirana kandi rero twabanye none erega buri wese aba afite igihe cyo gutwita sibyo ngo hari abantu badatwita kanze mbibare neza we Eric gusa kugira ngo wenda azahora guteza abantu hormona akaravuga ibintu nk'ingibi ni buri umuntu w'umugabo wakoresha logique ukavuga ati nta kibazo nzogufasha ntago yabigoye man ngiye ikintu rero nimba ko kwiyonda ari yanjye utabeshya wa mukobwa we byumweru bibiri kuko nago ndi kubyizera neza kuba uriya tubana hashije ibyumweru bibiri tubana akaba nanda afite akaba ari uyifite twarabonanye gusa uwo munsi ese sister nibiye bimenyetso wabonye bikugaragaza ko uwo muherukana ari uyu nguyu ibimenyetso nabona aho twari duherukana rega nari nabazi nanjye narabazi wari ugiye kujya mu mihango yego ndabara nyuma nsanga wapi warayibuze burundu ese ntabwo umuntu ashobora kuyibura nk'ukwezi cyewe uragiye kwa muganga none se itariki zawe ntabwo kandi arizo nabaze nyine narabaze ubundi twabonanye habura nk'iminsi nk'itatu njye mu mihango umviyo ni iminsi y'uburumbuke y'umukobwa turabonana none se ngewe ko atari cyo gihe ntere none se urifuza igiki nase muri makeya wowe uzi ubara igihe cyawe utereramo inda nge ndakizi urifuza ko Eric kano kanya ari iki yagufasha yewe Eric ndamukunda oya ubundi iki unkunda mwikinde kura Eric kuri kumwiyama mama oya Jemva nugwenda gukunda ese nk'ubu Eric abyemeye basi kuba twararyamanye ntabwo bivuze ko twaryamanye dukundana twarishimanye twaranyweye inzoga zadukoresheje ibi rero winyikoreshwa wundi none se Eric kuramutana wenyine kandi umva ko mwahuye kandi urabizi neza ibi ndi kubikubwira ku neza ukanga kubyemera please nongere kunkora aho mbabare none ndabitegetse n'ahantu ujye turajyana tujyana hehe Kigali none ngiye uragira ngiye hehe ugumi wanyu iwacu se kandi nabo babimenye banyirukanye none se ngiye wagira ngo tujyane turajyana hehe aho ujya nyine turajyana ninjana aho ujya hose utero dutebe ndabona agiye gushya hose turajyana yaba ari wowe yaba ari geto yawe yaba ari wanyu mu rugo turajyana nge naho mfite aho kuba turajyana hehe we gumi wanyu oya aho ujya none se sister Eric niba wenda dufate nawe yibereyeho kumiguruko akwemeye ko azaza gufasha nago wabyemera oya ntabyo nemera turajyana wajye ukodesha se ukabamo nimba wanyu bakwirukanye oya ntabwo nshaka mukodeshereze jya mukodeshereza nese se umugore wawe byarangiye wapi wana ibyo biri bumubwira ntabwo ndi kubyina none se kumane kumwe n'ufite gahunda yo kugenda mutari yihuza tujyana hehe ariko aho ujya hose akomeze gutsimbarara ngo turajyana nyine aho ujya hose turajyana none umukobwa ari kugusobanura kugira ngo mu rugo naho bamaze kwimenya ko baranyirukana ntaho nufise ho kujya sha nta mubyeyi wirukana umwana wabo kubera iki se ubu nuwa heheze ese wajya kurera umwana ukara n'umwana wiwe nta bushobozi ufise ubona ari hatari uri umukobwa urabona atabeshya ntabwo mbeshye se ubu ngubu yaje aza kuri kamera aje kubesha iri ubu waza kubwira abantu uzi abakobwa bambeshya ibyo bintu nyine urabona mfite uwo mwanya wo kubeshya igihagarara afise n'umukobwa yagashatse n'undi muhungu bakundana kandi uje ukava kuri kamera ngo ndatwitegeze biki n'iki nta muhungu wawe kikwiteje kute se yaza akabibwira wowe kuki se ntabibwiye abo bandi ntabwo okay none ngiye kukubwira ikintu kimwe kujyanaho ntabwo biri bushoboke ko nanjye nawe mfite wo kubambaho kumiguruko none kubera iki ndaraho bwije nk'inyuma none ndajya hehe nyuma yuko nkubwiye ko ngutwite kandi ubimenye none ngiye nyine ndajya oya ndekura nyine ngiye ndajya hehe ngo nsobanurira wowe ikintu ngiye kukubwira ni kimwe nimba utabyumva ubage wifashe wowe genda ujye iwanyu genda ndagufashiriza iwanyu icyo ukenera umbwire nyiguhe akutaneje abantu ngo uraje unyirukanga inyuma nanjye nawe none se iwabo kumva ko baramwirukana agiye wabo umufashize wabo gute ariko agiye baramugira utese kandi babyanze intara bakubujije kwinjira mu marembo we Eric je none ikibazo cy'amatsiko ku giti cyanjye mukubwa araguhamagara gusobanura uramukupa uramubloka
n'igihe cyizere wamaka ko byanga byakora n'ubundi bitari burangira ahangaho tugene mu block ahantu hose umukupe ntuzongere kumwitaba ko nanjye ndabizi ntuzongera kunyitaba ko naguhuje nawe nabikubwiye we nabyizeye kuba nemeye ko twaryamanye koko nyine kubera iki ndabyizera none kuki ingingo zishoboka ku buryo ndi bubyizere kuki wari waranze kunyitaba na n'ubu ndabizi iyo ubimenya ko ari njyewe uje guhura ntabwo wari buzi. Okay, murundi aho mbarahazi ntari binumbura uzamushaka kuza cyane aho nzeho meruka nawe naherutse wiruka cameraman yiruka Eric ntago twari kumwe wewe nawe wamutorera kumiruka bana n'umugore ukiruka ko kamuhunga oya nuza zirakaritse ukavuga ati Eric ari he bazahakwereka ngaha rero kuburuka ntago ndi bukuboroke ntugire ikibazo ko wahinduye telefone siko wambwiye wamamagaye sukareka idaca kandi wambwiye ko wahinduye telefone nyine narayihinduye ariko nyine nongeye ndabikora nyine nakubona masista yakaniye ngo ntago ngo ugende mutajanye oya ntawe ibyo ndikubwira ntago uri kubyemera se ntawe njye byose tubireke ese eri wakemeye mukajyana uko kari mwiza ko nta kintu abaye nuko gano umwana mwiza nta kintu abaye wari mwiza se izo bakobwa beza bari hano bari mu gihugu ako turajyana hehe se ni impamvu runaka iharura nyisi neza nta gahunda turajyana ndekura nyine turajyana ndekura byose tutabisese turajyana nibyo nari mwemere nkabivamo aho ujya hose turajyana sha ndabona rero ibintu byanyu ni miserero gusa genge gerageza gushikenera guhuza umuntu rero wamaye urumva turajyana uyu muntu wamuje nawe ndabona ntazi ese ninjye nabahuje se mwihuje mbere tumutesha umuntu umutwe bakunze wa Kigali 250 ndabona rero ibi bintu biransaba kwicara cyane sister nese mu rugo hari ikibazo cyari ku buryo utataha kirahari naje erega naguhamagaye nanjye byankomeranye nese ubu mari maze imisi ubahe kuva cyagihe ko no bisuri tuvuga ngo mu rugo ngo byabyaze burundu nagiye ku mushuti wanjye mu sister tuziranye ubu baje yego ko kuguhamagara gutya ubwo binkoreye nanjye turajyana wagumya aho ngaho saka ndahaguma se none nta kazi mfite none ndahaguma kandi nkubwira ko nzagufashirizayo Eric buriya ikintu kiba kigoye uzi kugenda kuba ahantu ubana n'umuntu uwo muntu uzi ko yishura inzu ikibazo ni icy'inzu se byose nzajya mbigufasha mufatanye kwishyura inzu na buri kimwe cyose ibimenyetso biranyemeza ko ibyo uvuga ari ukuri n'ibintu ibimenyetso ko wenda ibyo uzabikora kuvuga ndabyumva uri kubivuga ku muntu na bwa mbere duhura wenda ibyo wambwiye warabyivugiraga nyine ibyo ndabyemezwa n'iki ariko uyu mukobwa kutizera njye ndemeye ko twaryamanye nubwo iyo nawe natari kuyizera neza cyo ni urambaza ibimenyetso kuki utamamagaye ngo mbazize kuri telefone nese Eric kumwe niyo mwemere ikintu mwemeranya n'ibyo nimba mbaza ibintu by'ibimenyetso urumva byose mbivuyemo ese mwemeranye nushaka uzajya kundeka sibyo nushaka uzajya kundeka bakunze wa Kigali 250 nese Eric niyo umwemere ko uzamufasha mwimubwire nyine muri uzamufasha umva uzanjane muri rebu sibyo nyine wabyemeye wakerekana oya bakunze wa Kigali mbase mutaza kugwanira nga yewe ndekura urambaza ibintu by'ibimenyetso yumamagara ukambaza narinda guhamagara nyine ashaka umenyesha uburyo uzamukorana ibiganiro urumva njyewe narasize none ndakwinginze pe uranyinga ibiki se nyereka ikimenyetso cyuko uzamufasha utagiye kumubloka njyewe nta kimenyetso mfite niba ashaka ibimenyetso azajya kundeka sibyo ndekura nese ubu umuntu wamwemera ngo nzagufasha ukunuko mureke ndekura wowe uzajya kundeka ako Eric ubwo naga ari ubugabo man azajya kundeka ayego naga ari ubutwari bro sister mureke nago wajya kwirukana nawe mu muhanda ubu naga ari ubutwari kabisa nese sister urukundo ruri bigenze gute muja murabona arasaze kandi yaravye ngo azagufasha ko nyeka yarashaka n'uri kugenda ahita kubloka kabisa yashaka kugenda ahita kubloka urumva se nyine kundi nagikora ari gute none se kuri nyine mu rugo niba banyirukanye nese urambubi dukomeza kubana nyine ndakomeza njyeho mana ubwo nyine ngiye kuba nk'imbobo njye muri rigore ngiye kuba muri rigore cyane rwose nese nakora iki nese ugiye uri kubona nta kintu cyo kugufasha mfise iri kurabona ibintu akoze kandi yaravuze ngo azagufasha iki n'ibiki biragaga ko yaragiye n'ubundi guhita bloka agira iki ntabwo ari seriye gusa icyo ngomba kuba nari gukora nta gikoze pe ntabwo nemeye ndaguhisha ariko urabona birasevuyemo intambara none ubwo nzakora iki none ikintu nzagufasha ni kimwe kuko giye nanjye nanka abantu bahemukira abandi ko nanjye ntago nyampemuka giye nzagufasha gushakisha ahantu asigaye abo tujane mu rugo noneho ukwamireyo uzabyemera n'ibyo ushaka bakunze wa Kigali 250 bana nanjye 5-5 tuzashakisha ariko ahantu aba hari cyo komeza ati umwana mu muhanda ngo kandi baramufatiranyije bamusindishije bavyiyunge mu canke se
mbahuze mwese nawe mukobwa wundi kuko niwe muntu ngo akujyanyeje. Nta kibazo nawe uzaduhuza. Nzabahuza mwese muri batatu na Eric ndabizi azabyemera nzamuganiriza. Nabyemera nkabahuza uriya mukobwa wundi wenda azagira iki azagirigeza uburyo abunga ko niwe bahuje. Bakunzi ba Kigali 250 komeza ubane natwe 5/5 muri agaciro ntangere. Turabakunda mwebwe mudahumeka kugana natwe buri munsi. Mwebwe mukurikirana Kigali 250 mugafata umwanya wanyu megabyte zanyu cyangwa se wifi yanyu n'umwanya mwagakozemo ibindi. Ni murundi wa muhungu wanyu wifuza kuma ikiganiro cyese kudutambutsa inkuru runaka itunguranye idasanzwe. Mpamagara kuri nimero yanjye 0785 548 0585 nyandikira kuri WhatsApp cyangwa se mpamagare mu gihe ufite inkuru runaka ushaka kuma cyangwa se igihe hari ikintu ushaka kunganiriza. Mu bakunzi bacu turabakunda mwe muri mu Burundi muri Amerika ndetse n'ahandi hose. Ciao ciao.